Reka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana aho uherereye hose. Nizera ndashidikanya ko umwami Imana akurinze kuba uhawe igishoro, uhawe amahirwe yo kubyuka uri muzima. Ntabwo ari ibintu by'akamenyero, ntabwo ari ibintu byo gukerensa. Imana iba yakoze ibirenze. Rero nanjye ndashima Imana itanze umwanya, iduhaye amahirwe kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye ko udahwema gukurikira, udahwema gutega amatwi. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Tumaze iminsi turimo tuganira kuri iyi nkuru y'umugani w'umubibyi. Uyu munsi turaganira ku gice cya gatatu cyangwa se ku mbuto za gatatu. Nizere ko wakurikiranye ibyabanje, kandi niba utaragize n'amahirwe yo kubyumva, amahirwe ahari nuko bikiriho, ushobora gukurikira ugatega amatwi. Njyewe ndi Iranzi Alfred. Uyu munsi reka dusome, turi gusoma muri Matayo igice cya 13. Uyu munsi ibyo turi buvugeho turasoma ku murongo wa 7 w'icyo gice. Haravuze ngo izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Hanyuma tujye ku murongo wa 22 aho basobanura uyu mugani. Kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Ese ashimwe cyane. Uyu yumva ijambo, ariko amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Amaganya y'iyi si, kwiganyira ubuzima bwa muntu uburyo bumeze. Nta na rimwe umuntu ajya agira ibyuzuye. Buri gihe umuntu ahora yumva ashaka. Iyo ubonye kimwe ushaka ikindi, iyo ubonye kimwe ushaka ikindi. Niko ubuzima bwubatse, ntabwo ushobora kubihindura. Paul yaravuze ngo icyakora koko kubaha Uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Ikintu cyonyine gishobora gutuma umuntu adaheranwa n'amaganya y'iyi si ni ukunyurwa, kandi kunyurwa gutangwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero amaganya y'iyi si aniga ijambo. Uyu muntu araryumva, ariko amaganya yo guhora abona nyine ntacyo afite, yo guhora abona abandi baramusize, guhora abona ibihe biri kumusiga, bikaniga ijambo ntiryere. Hanyuma ngo n'ibihendo n'ubutunzi bw'isi. Ibihendo, isi yuzuyemwo ibintu byinshi bicanganyukisha abantu. Ibihendo, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ibi bintu byose biniga ijambo ntiryere mu buzima bw'umuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe, nuko uko byagenda kose, Salomo yaranditse mu gitabo cy'umubwiriza, aravuga ngo byose ni ubusa. Byose ni ubusa. Ibyo umuntu yirukankaho byose ni ubusa. Ntago bibuza umuntu gukora, ntago bibuza umuntu gushakisha, ariko ntugaheranwe nabyo. Ngo amaganya y'iyi si, ibihendo by'iyi si, ubutunzi bw'iyi si bugufatire, bukunige, bukubuze gushaka mu maso h'Imana. Imana niyo itanga umugisha. Imana niyo nyiri ibintu. Iyo wayegereye, Imana niyo izi ibikwiriye. Amaganya n'ibihendo by'iyi si bikaniga ijambo ntiryere. Imbuto nyinshi. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Ibi bintu bisa naho bikomeye, ntago ari ibintu byoroshye. Kunigwa n'amaganya n'ibihendo by'isi bikihererana umuntu, ntabwo ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri.
amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi. Amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi. Narimo nsoma aya magambo ndatangara cyane. Bibiliya ni nziza, iba yavuze ibintu byinshi. Yesu yaciye umugani w'umubibyi wasohoye imbuto nyine akajya kuzibiba, avuga aha hantu hose zagiye zigwa n'ingaruka byagiye bitera. Iyi ni faze ya gatatu, zaguye mu mahwa. Ayo mahwa araruka araziniga. Uyu muntu yumva ijambo, ariko ijambo ryagera muri we rigasanga amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi byuzuye muri uwo muntu, bikaniga iryo jambo ntiribashe kwera. Iyi si isa naho ikinyoma gifite intebe, ku buryo abantu bemera kubaho ubuzima bw'ikinyoma, bemera kubaho ubuzima bwo kubeshya, batekereza ko ari byo bibahesha kubaho, hanyuma ijambo ntirigire ubuturo mu buzima bw'abantu. Hari umusaza umwe ngo yakoranyije inama y'abana, hanyuma arababwira ngo ndumva ndi gusaza, ndumva ubuzima buri kuncika. Arababwira ati ariko ntawe umenya, nindamuka mpfuye muzarebe ukuntu mumpa byibura nka miliyoni 40 kugira ngo ningerayo, ko biri kose abantu bariyo, iyo bagezeyo barakomeza barakora. Ntabwo uyu musaza yiyumvishaga ko umuntu ashobora gupfa hanyuma akajya ahantu atazongera gucuruza, atazongera kubona amafaranga, atazongera. Donc we yatekerezaga ko nyuma yo gupfa ahari abantu iyo bagezeyo bakomeza bagakora. Akoranya rero inama y'umuryango, abwira abana ati nimpfa muzampe nka miliyoni 40 kugira ngo ningera iyo ngiyo ntazasaba umunyu bana banjye kandi nari narihaye. Hanyuma abana baravuga ati yego. Nyuma y'iminsi mike umusaza arapfa, hanyuma umwana wiwe mukuru icyo yakoze yafashe sheke arayisinya, bashyira muri serikeye baramushyingura. Umuryango rero uza guterana, barabaza ati ariko ibintu papa yavuze byubahirijwe, byakozwe? Babaza wa mwana mukuru. Umwana aravuga ati yego nabikoze, nabyubahirije. Baramubaza ati se wabigenje gute? Arababwira ati namusinyiye sheke, uko biri kose nagera yagasanga bakora, bazaba bafite naho babika banabikuza, azajye yajye kubikuza yakoreshe ntacyo. Abantu baramureba baravuga ati nawe ntabwo woroshye. Mu by'ukuri urumva ko uyu musaza nubwo yarageze mu myaka y'izabukuru, ubuzima bwe bwari buri kujya mu marembera, ariko umutima wari ukiri gutekereza, yari akiri kumva hari ibintu agikeneye, kugeza nubwo atekereza ko napfa azagera yagakomeza agakora. Ariko n'ukwibeshya ntabwo bikunda. Rero ikintu umuntu yakora akiri ku isi kandi kizamugirira umumaro ni ukwizera Imana, ni ugukorera Imana. Ahantu umuntu yashora imari ni ukwishora mu kuvuga Yesu, abantu bakamenya Yesu, kubera yuko amaherezo tuzabisiga, amaherezo tuzataha, tuzava mu isi. Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ni nako nzasubirayo ntacyo nzajyana. Rero ndakwinginze muvandimwe, amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bigiye kuniga ijambo, bigiye gutuma utumva ijambo, bigiye gutuma ijambo ritagira ubuturo muri wowe. Imana igushoboze, hahiriwe uwumva ijambo kandi akarikurikiza, agakora ibyaryo atari ugupfa kuryumva gusa yishuka. Imana iguha umugisha, urakoze kubw'umwanya wawe, urakoze kubwo gutega amatwi. Imana ikugirire neza, ukomeze kugubwa neza mu mwami Yesu. Shalom, shalom.